Amahoro y'Imana n'abana namwe mukurikiye Imbaduko TV nkuko twemeje kugenda tubashakira amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi nko mubibona ntibisanzwe twageze mu bworozi, ndi kumwe na nyiramatungo. Ahangaha tugiye kuganira ku bworozi bw'ingurube. Turi mu bihe byo kwihangira imirimo, turi mu bihe abantu dushaka gutera imbere, turi mu bihe leta yacu dushishikariza kudafata umwanya dushakisha akazi. Ubu ngubu rero ni ugutekereza tukagira ibyo dukora bikaba ari byo biduteza imbere. Ndi kumwe rero n'umuntu imbere yanjye agiye gutangira twibwira. Muraho neza? Yego. Amakuru? Ni meza. Mwitwa? Nitwa Ndayambajimana Ezekiel. Ezekiel. Ngaba nororeye mu murenge wa Rugerero. Akagari ka Murambi. Ngaba nyine ibikorwa ubona akaba ari ibyanjye mbese nyine ibintu ngibyo mbese nyine. Ezekiel, turabona ahangaha ingurube uburyo zorowemo ari uburyo budasanzwe, bishobora kuba ari bwa buryo twumva ari uburyo bwa kijyambere ushobora kororamo ugatera imbere. Ingurube ahangaha ufite ingurube zingahe muri ibi biraro? Hano muri ibi biraro mfitemo ingurube 34. Ingurube 34. Ni ingurube 34 zikaba zijya ibiryo by'amafaranga 10,000 ku munsi. 10 ku munsi. Ingurube 34 reka tugende buhoro. Ingurube 34 kuzira kugira ngo zibe 34 mujya gutangira umushinga zari ingurube zingahe? Zari ingurube enye. Ingurube enye. Nizo zageje ku ngurube 35. Ingurube zarabyaye. Zarabyaye nizo zabyaye ibibyana byose byo muri kureba hano hose. Ibyaye kenshi ibyaye kangahe? Ibyaye kenshi ibyaye rimwe. Zose zabyaye rimwe. Zose ni ituri imwe yimwe. Iya mbere yabyaye 12. Iya kabiri ibyara 8. Iya gatatu ibyara ibyana 12. Iya kane ibyara 8 birapfa. Yese hari umuntu udukurikiye aka kanya utazi ngo ingurube ibyara ite, ibyara mu gihe kingana iki? Ingurube ubundi kugira ngo igere igihe cyo kuyishyira ku mfizi bimaze igihe kingana iki, noneho imara igihe kingana iki ifite amezi kugira ngo ibyare? Ingurube ibyarira amezi 3 n'iminsi 20, mbese ubwo twabara amezi 4. Noneho kugira ngo ikure igere igihe cyo kuyishyira ku mfizi kuva ivutse ibimaze igihe kingana iki? Bimaze amezi 6. Amezi 6. Amezi 6 ingurube itijya ku mfizi. Itijya ku mfizi. Andi mezi 3 igahita ibyara. Kuko ibyara ituro ya mbere, iya kabiri ikazasubirana, iya gatatu ikazasubira nayo na nyina. Hari abantu rero badukurikiye aka kanya ashobora guhita atekereza gukora umushinga w'ingurube, kuko ubu ngubu ni ugutekereza kure, ni ukureba kure kugira ngo tubashe gutera imbere. Umuntu noneho ingurube y'icyana imaze nk'amezi 3 umuntu ashobora kuyigura ngo ari icyana cyakuze neza ni 40,000. 40 kabisa. Ubundi kimaze amezi 3. Naho cyakindi kivutse kimaze amezi 2 ni 30,000. Kuko baba barahita bagikuraho bakakijyana. Izi ngurube zawe rero twabonye ibiraro, tubona kuzigaburira bisa naho hari uburyo hari tekinike mugenda mukoresha buri muntu wese atazi. Ubundi zingure ko nabonye nta bwatsi buri hano, muzigaburira iki? Tuba hano tumenesha dereshi, buranda, mbese ibintu ngibyo. Buriya dereshi, buranda ibihari. Dereshi tufata iriya ndobo yuzuye, tugafata na buranda nk'ibiro 5 tukazigaburira gutya. Nanga tugafata ibiro 5 za buranda. Ubwo ku munsi ubwo nukumva ni ibiro 15 ku munsi za buranda zirya. Ingurube imwe noneho ugereranyije irya ibiro nka bingahe ikarya amafaranga ku munsi? Watubwiye ko ari amafaranga 10,000. Noneho izo buranda ntabwo nzi uburyo muzigura, niba ari uburemere niba ari iki, nyine ugereranye uvuge ngo ingurube imwe ishobora kurya ibingana gutya. Twabara 200 bya buranda. 200 ku munsi? Oya, 200 turabigura. Mbese ubwo twabara 200 tubigabura iminsi 6. Iminsi 6 umuntu umufuka gugura 18.
mukagaburira iminsi 6 mugaburira izi ngurube zose noneho dereshi nayo mu kwezi zikaba ziriye dayatsi use ayo mafaranga yose iyo ugereranyije n'inyungu ubona uri kunguka cyangwa nukorora nk'umuco gusa oya icyambere cyo ndunguka kuko uhomba ndi wakorora kuko urabona gutya natwe hano ndi twagurisha kwa kundi uko abandi ubona baroroye kwa kundi mbese ngo ujye mu mago ngo usange icyana bari kugikuriraho 30 twebwe icyana kizava hano gihagarariye mu mafaranga 1,100 kizaba kimaze amezi angahe ubwo kizaba kimaze amezi 5 ubwo twabara 6 icyo gihe kizaba kivuye hano kizaba gishobora kujya ku mfizi azaba ari ishashi yo kwima imviza ariyo kubaga irangurube nini yo ubwo ngubwo yagura ngahe imwe nini nabonye ni 250 ingurube imwe hano ingurube ebyiri ni 500 ufite amafaranga kabisa ya kubaka rero ibiraro twabonye ari ibiraro bya kijyambere hari uburyo zigenda zirya kugira ngo ibintu byose bigende neza aha ngaho bigusaba iki kugira byuzure gutya se ngo ikintu cyambere kenza mu mucanga sima amabati mbese ubwo buriya kino kizu bucya gihagaze hano gihagarariye 250 n'abakozi hano hose hubatse ubwo nangahe buriya hose hubatse ahagarariye mu 800 kubaka 800 ubundi ugashyiramo amatungo ugateganya na ya mafaranga uzajya iyo kuzigaburira buri munsi ukazamenya ngo mbo mu myaka 2 nzaba ngaruje mu cyangwa se nungutse uteganya ibintu bibiri gomba kunguka yes ingurube ntabwo ari itungo risanzwe mu muco w'abanyarwanda ubundi imbere twari tuzi ko umuntu ukize ari umuntu uba woroye inka wowe ni gutubona noneho ubworozi bw'ingurube bwaje nyuma abantu bakaba bagukunze ese ingurube cyayifata nk'itungo rigufi umuntu yorora kubera ko aciriritse icyambere cyo ingurube ni itungo rigufi sibyo inga ni itungo rirerire kuko mbere yo kugera kuri bwa bushobozi bwo kujya kugura rya tungo rirerire nuko nzaba nahereye hasi nzava ahangaha no njya ku matungo maremare ubwo hano ni hasi ibiraro ni 800 ingurube imwe hano ni 250 ubwo hangaha ni hasi ubu ni hasi ubu se ni gutasobanura umuntu dukurikiye ko hano ari hasi ku buryo buri wese yahatangira akavuga ngo azagira hejuru nyuma mbo sasa rero kugira tugere kwibingiye natwe twahereye ku matungo magufi cyane y'ibikuri icyambere cyo reba ngiyi ngoko ubu si iyi ngoko iteye amagi 10 sibyo mu magi 10 ikamena mwabashwe 10 ngo izaba yarateganyije abagaca kazajyana sibyo harateganyijwe n'ubuzabaho ubwo rero bwa bundi buzabaho nigo gwa musaruro uzakugeza ku tungo rirerire ngi impamvu nari nkubaje ikibazo nakurikije uburyo ingurube ziri ahangaha zimeze amafaranga wagiye tubwira zigura nsanga ingurube yaba itakibarirwa mu matungo magufi ubu ryabaye itungo rirerire ubu itungo rigufiya ni ihene kuko nahi iruta n'inka kuko irabyara ituro ya mbere ibyara inka ingiri gukama kandi sigara mu mwaka niba ibyayemo 2 zabigwaye inka 5 cyangwa 2 izabigwaye inka 2 niki wabwira noneho abantu basanzwe bibwira ko ingurube ari itungo rigira umwanda itungo ry'umwanda itungo mbese ridakwiye kwegeraho umuntu ari mbo sasa rero ikintu cya mbere ni amasuku isuku niyo ya mbere sibyo ngubu turakubura tukagira ute urabona ingurube zacu zisa neza cyane ntabwo ari za zindi zivuruguta mu byondo izacu zo zirakeye buriya mu cyumweru tuzozagamo 2
mu cyumweru muzoza tuzozamo kabiri kugira zisobanuke nyine umwanda gureke kuza ku buryo ubugwayi butazinjiramo bupfe kuzica tukaziterera imiti ku gihe. Ndabona rero ubworozi ahangaha bwaragenze neza, ahubwo none ugiye kutubwira ku isoko ryazo ko niba mwarazoroye zikabyara zikaba zarabaye nyinshi, ese ntabwo hashobora kuba ikibazo cy'isoko ukaba uyifite iriya y'ibihumbi 250 washaka kwigurisha ukabura umukiriya? Ngiyi sasa ya 250 ndiyabura mukiriya, kandi niba gukihagarariye muri 250 yuko ngiyikunze ninjya kwigurisha nzayigurisha 200. Kuko ngurikije uko imeze gutya yanagura n'ibihumbi 500 kuko ifite amezi. Isoko rero by'umwihariko ahangaha turi mu murenge wa Rugerero, abakiriya n'abaturuka he? Bo abakiriya baturuka impande n'impande. Impande n'impande buriya bite kubona nguma ng'abantu 8 baraje bahise batwarira zine cyari. Bagiye kuzorora nazo nabombe bakurikije nuko ari nziza. Bo ndakaza agahita afata wenda inguru ayo njaka akayambeza akayitwara. Noneho ugiye kutubwira ingurube kugira ngo ibishaje ibimaze igihe kingana iki, iba yarabyaye inshuro zinga ku buryo uvuga ngo iyi ngiyi n'inka buriya barayorora igihe kikazagira igahinduka icyo bita ngo ni ibuguma? Icyo gihe ntabwo inka nyine ibikiri yo kororwa, ibiri yo kurya. Iyo ngurube noneho ibimaze igihe kingana iki, ibi byaye inshuro zinga? Ubundi ingurube yumaranye imyaka 5 iyo ngurube ibishaje. Mu myaka 5 ubwo iba yarabyaye nk'inshuro zingahe yarakugejeje kuki? Yagiye ibyara neza barabura mwaka ibibyayemo kabiri. Mu mwaka emo kabiri ubwo iba yarabyaye inshuro 10. Iba yarabyaye inshuro 10 igahita nayo igira ute icura kuko ibishaje. Iri kubyara ibyana 12. Nyuma y'izo nshuro 10 se, nyuma iyo myaka 5 ntabwo ayishyira ku mfizi ngo ifate? Yafata yuko weho wanga ibishaje. Uba wayirambiwe nawe ubu uri kubona ko ishaje ko yacitse indege. Abantu twaganiriye rero mbere yuko tugera hano batubwiye ko isoko ry'inyama ahangaha kubera ko hasa nahegera umupaka cyane ari ukuzijyana mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu umupaka ufunze, ntabwo haba harabaye ikibazo gituma inyama zitagira agaciro kubera ko isoko rya nyaryo ritagihari? Ikibazo cyo twarakibonye cyane. Kuko ingurube yaguraga ibihumbi 200 isigaye igura ibihumbi 100. Kubera ko isoko ryabuze. Ubu isoko ryarahijya hano mu Sete niho twazigemuraga. Ubu rero ryarakunze, abakongomani bakiza kuzigura yaho bakiza. Aririya hose mbese ugeze mu biraro by'abandi wasanga bari kubira. Ubu twarahombye cyane bimwe bikaze. Ubu se nticyaba ari ikibazo cy'uko mwaba mwebwe nk'aborozi mwaravuze muti isoko riri ahantu hamwe, kuko nubwo hano mu karere ka Rubavu ingurube zihari cyane, ushobora gusanga hari ikindi gice cy'igihugu kidafite ayo matungo. Kuki mwaba mwarerekeje ibitekerezo byanyu ku isoko riri ahantu hamwe ku buryo haje muri iki kibazo isoko rikabura? Ntabwo mwahindura ngo muvuge ngo nk'ubu ngubu turi mu ntara y'Iburengerazuba twegereye intara y'Amajyaruguru, mugahindura mukajya muzigurisha nk'Imusanze? None se kuzigemura yo byaritse ariko byadutwara depense ndende cyane. Hano ho byari byoroshye, abakongore ni nabo baza kuzigura hano. Icyambere cya hano turi ku mupaka, sibyo? Noneho fata indera yo kuva hano ujya mu Ruhengeri, urumva ni ikibazo cyane. Ubwo tugize amahirwe bakadufungurira umupaka, isoko rikaba ryarindi, tuba twashubijwe. Hari uburyo leta yashyizeho busanzwe butuma ibiribwa byambuka umupaka, nk'imboga, ibirayi n'ibiki byose. Akenshi ibihingwa birambuka. Ariko ibingibi ndibyambuka. Ibingibi ntabwo byambuka. Ngaho noneho gira icyo usaba leta ushingiye kuri icyo kintu twari tuvuze. Ikintu nasaba leta gusa ko itubabariye umupaka wafungurwa. Umupaka hari impamvu zikomeye zitumye ufungwa. Nakubwiye ko hari ibihingwa
umusaruro ukomoka ku buhinzi ibyo ngibyo birambuka wowe ugiye gusaba udasabye ko umupaka ufunga ko hari impamvu ikomeye itumye umupaka ufunze sasa rero gusa ko nibi ngibi no kuba twarafunguriwe n'amahoro ndaho twari tuzi ko twagira ute twava mu rugo oya ubu hari guma mu rugo ubu rero ndi kugenda ngasura mugenzi wanjye ndakibaza naho ibyo ndakibaza noneho nk'umuntu w'urubyiruko udukurikiye aka kanya ushaka gutangira ubworozi bw'ingurube igishoro kidahanitse ko umuntu ashobora gutangira ntatangirane ibi ngibi byose agatangiza nk'ingurube imwe cyangwa ebyiri urumva byamusaba nkangahe wabariye hamwe kubaka kugura ayo matungo gushaka ibyo kurya ni nk'amafaranga angahe wumva akwiye kubafisha shaka rero wafata n'ingurube imwe yazakugeza ku ibyo byose urumva ufite ubushobozi sibyo ingurube imwe yuba woroye ibyayitura imwe ukabyara ibyo 12 ndubisonzere ngo ubigurishe niyo wagurisha ukagurishamo wenda 2 uri kumva byazakuzamara bikakuzakugeza kure ugereranyije byamusaba nkangahe kugira yubake wenda nk'ibi biziyungurube imwe ari yafite oya nyine we afite nyine amafaranga yasabwa kugira ngo atangire umushinga wo korora ingurube ahereye kuri imwe akayubakira neza akanayigaburira neza yahera ku 50 mbese tubari 100 nibyo yaheraho mu 100 haba harimo ayo kubaka ikiraro iyo ngurube n'amafaranga yo kuyigaburira no kuyigaburira kabisa hari abatubwiye ko rero ingurube zibamo amoko menshi izi ngurube zawe ziri mu buhe bwoko hari randarasi randarasi ni izikomoka hehe randarasi dore ni iriya ndende n'iyi ngiyi iyi kabimbirigi niriya ni randarasi ariko y'umweru iriya mvizi nayo kabimbirigi noneho bino byana nabyo ni amarandarasi hano bwakurikije nyine watubwiye ko harimo niba ari randarasi n'imbirigi imbirigi ne turi kumva ko zaba zikomoka mu Bubirigi randarasi zo zikomoka he randarasi kabisa himba ngubishe cyangwa nawe ntabyo napfuye korora guke mu muco nyarwanda nk'uko rero nari nigeze kubigarukaho tumenyereye ko gukwa mu buryo bwiza uretse ubu ngubu bisigaye bikorwa byose ari amafaranga gukwa umusore ashobora gufata inka akayishorera bakajya gukwa umukobwa ubu ngubu ko tumaze kumva ko ingurube ifite agaciro ari itungo ryiza riri gutanga umusaruro ushobora gukura umuntu ahantu rikamugeza ku bukire birashoboka ko waba ufite ingurube gutya arizo woroye wajya gukwa ntibigusabe kuvuga ngo uragurisha ingurube zawe ujye kugura inka yo gukwa ugashorera ingurube ukajya kuyika umukobwa sasa rero yuko ubundi batabizi ubundi ingurube byakabyaye byeza ikowe ariko bitewe mu muco nyarwanda ntabujya gukwa ingurube tumenyereye inka ariko nazo ntibakizitanga ubu ngubu ni amafaranga ubu ni amafaranga wowe se nk'umworozi w'ingurube umaze kumenya agaciro kazo ufite umwana w'umukobwa mwiza ugeze mu gihe cyo gukobwa ukabona nyine agakundana n'umusore bazajya gukwa bakakuzanira ingurube imwe cyangwa ebyiri hari ikibazo wagira ndacyo none namubwira zisubizeyo oya kandi nanjye nzoroye nza kubera ko agaciro kazo ndanamubwira yisubizeyo gira icyo usaba rero abantu bamaze kumenyera umuco wo gukwa inka wowe nk'umuntu umaze kumenyera ko ingurube ifite agaciro kajya gusa n'akinka kuri uwo muco wo gukwa biterwa nuko wifite ufite inga wajya gukwa inka ufite ingurube wajya gukwa ingurube ufite ihene wajya gukwa ihene wakwa n'ihene nene woyikwa ihene ntabwo wayikwa gusa ihene wayikwa reka ngubwire ukundi wayikwa wayigurisha nose wagenda ushore ukavuga ati ngiye gukwa ihene oya ku ihene kubera ubushobozi bwawe bufite kuba wazigurisha baguha n'ibyo 200 ukajyana ukabugiye gukwa sisi ubukweza hene ubukosheje ihene
ukosheje ihene nyine ndumva bitoroshye turi kugenda dutera imbere ya ngaho rero umuco nyarwanda kera rero uko babagaho kera mbese wenda ba papa cyangwa se ba sogokuru bajyaga gukwa inka ariko ubu igihari nicyo ugomba kugira ute kujya ubu ngubu ibintu byose babishyize mu mafaranga icyambere cyo ndi waba ufite inka nanjye mfite ingurube kumbwire ngo ufite inka yawe nanjye mfite ingurube zawe kandi nayo twumvise ko ari amafaranga menshi kandi ni amafaranga menshi dusoza rero ugiye kurangira abantu badukurikiye ku buryo umuntu ushaka ingurube ashobora kuza ahangaha akagera ahangaha agahita akugeraho ubundi niba ari ingurube ashaka kugura ukamugurisha umuntu uri nko mu mujyi wa Gisenyi ugiye kumurangira kugeza ageze hano ni karibu murangire aturutse mu mujyi wa Gisenyi ahangaha ntabwo ahazi aradukurikiye ubu ngubu murangire azaza mu mudugudu wa Kabere azaba yaciye hehe avuye mu mujyi wa Rubavu azafata imodoka averemo mu Rugerero ku murenge wa Rugerero azana agere hariya ku kagari ka Murara yanyuze hariya ku kaguriro azamuke no mu Kabere mu Kabere aho bumva mu Kabere urusengero rw'abapentekoti nahagera nashaka azamba amagara inomero yanjye ni 0788 69 94 28 mwibutse n'amazina yawe banyita Ndayambajimana Ezekiel twamenye rero ko abashumba b'inka hari ibyivugo bagira ibyivugo byazo bita amazina y'inka bakagira n'indirimbo zazo bita amahamba wowe nta kivugo waba ufitiye izi ngurube zawe ikivugo nagirira ingurube zanjye tunyurizeho gatoya nyine subwo nakivuga nta kivugo cyazo nta kivugo cyazo wazisuzuguye rero ndabona zisuzuguye kuko ingurube yanjye ni neza irangaburira igihe cyose ngaho rero ubwira abantu badukurikiye mu gihe kitarenze amasegonda 30 ubabwira ibyiza by'ingurube ibyiza by'ingurube gusa ko uwanga ingurube ntayikunde babwira ibyiza byazo ntagura akifuza korora azagure nyuma y'amezi 6 azaba amaze kumenya umusaruro rwazo inyama yayo bayita kabenzi gatake nyine ku buryo umuntu utakarya kubera impamvu runaka nawe amenya ko kameze umuntu utajya kabenzi nta n'inyama ze ni iki yahombye byinshi yahombye vitamini sibyo ariko urabona ukuntu ungana ndabona umeze neza sibyo wakoze cyane rero sawa mwakoze cyane mwebwe mwari mukurikiye Imbaduko TV nk'uko mubibonye ahangaha tubagejejeho ibintu bikomeye cyane bijyanye n'ubworozi bw'ingurube ndizera ko wamaze kuhakura umushinga wowe wari wicaye warabuze igitekerezo warabuza uhera cyo tubasaba ni cya kindi n'ugukanda subscribe ugakora like ugakora